twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe Nyagasani duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tujyane nawe maze adukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, yiyemeje kudutoranya kugira ngo tujyane dukorane urugendo kuri iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo, tariki 5 Werurwe 2023. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'intangiriro, umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Aburahamu yaratuye muri Kalideya. Uhoraho aramubwira ati, wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. Abazakuvuga neza nzabaha umugisha. Uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y'isi izaguherwamo umugisha. Nuko Aburahamu aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 33. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Koko ijambo ry'Uhoraho ni intagorama, ibikorwa byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho niwe uragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niyo buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Isomo rya kabiri niryo mu ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Mwana wanjye nkunda, ujye ufatanya nanjye kuruhira inkuru nziza, ushyigikiwe n'imbaraga z'Imana, iyo yadukije ikanaduhamagarira ubutungane, itabitewe n'ibikorwa byacu, ahubwo bitewe n'umugambi wayo bwite, kimwe n'ineza yayo, ya yindi twaherewe muri Kristo Yezu mbere y'ibihe byose, none ubu ngubu ikaba yarerekaniwe mu kwigaragaza k'umukiza wacu Yezu Kristo watsinze urupfu, maze agatangaza ubugingo no kutazapfa, abigirishije inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Muri icyo gihe ajyana na Petero na Yakobo na Yohana umuvandimwe we ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko hindura ukundi mu maso yabo. Uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro yerana nk'urumuri. Ubwo Musa na Eliya babonekera baganira nawe. Petero niko guterura abwira Yezu ati, Nyagasani, kwibera hano ntako bisa. Niba ubishaka, ngiye guhaca ibiraro 3, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n'ikindi cya Eliya. Akivuga ibyo, igihu kibengerana kirabatwikira. Ijwi riturukamo rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Nimumwumve. Abigishwa babyumvise bitura hasi bubitse amaso, bafite ubwoba bwinshi. Nuko Yezu arabegera, abakoraho, arababwira ati, nimubaduke mwitinya. Bubuye amaso ntibagira undi babona, kereka Yezu wenyine. Bamanuka umusozi, Yezu arabihanangiriza ati, ntimugire uwo mubwira ibyo mumaze kubona, kugeza ubwo Umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibukiro rya 4 mu mibukiro y'urumuri, Yezu yihindura ukundi, dusaba inema yo kumurangamira no kumwumvira. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi, ubwo tuje kugira ngo twumvire iby'Imana itubwira, dukore iby'Imana itubwira, dukore ugushaka kw'Imana, maze tubeho neza. Imana iduhindura uko ishaka, atari uko twebwe dushaka. Ku cyumweru gishize twazirikanye ku ngingo yo gutsinda ibishuko, ubwo tuzirikana Yezu ari mu butayu ariko akaza gutsinda ibishuko bya Sekibi. Kuri iki cyumweru cya kabiri nanone turakomeza muri uwo murongo wo gutsinda, ubwo twumvise ko Yezu Kristo yari ari mu butayu. Ubutayu bisobanura ahantu nanone ho kwihererana n'Imana, nk'isengesho. Uyu munsi noneho kuri iki cyumweru cya kabiri turumva Yezu Kristo agiye ku musozi, kandi ku musozi uko tubizi, uko tubyemera, umusozi Yezu yakundaga guhajya agiye gusenga,
umusozi rero tukawufata nk'ahantu ho gusengera. Rero isengesho rigomba kuduhindura. Uyu munsi rero kuri iki cyumweru turakomeza tujyana na Yezu utsinda ibishuko, akatujyana natwe kugira ngo tujyane nawe, maze dukomere kandi tumukomereho, dukomeze inzira yadutangiyemo, inzira yo gutsinda ikibi, inzira yo kwamamaza inkuru nziza, kugendana na Yezu mu butumwa. Niyo ngingo remezo y'amasomo y'uyu munsi tujya kuzirikanaho uyu munsi, igira iti kujyana na Yezu hehe mu butumwa. Mukristo muvandimwe, nawe ujya ujyana na Yezu? Hari ahantu ujya ugera koko ukumva uri kumwe na Yezu? Ntukagire aho ujya utari kumwe na Yezu. Uyu munsi nanjye ndajyana na Yezu. Ndifuza ko nanjye umunsi twajyana. Njye na Yezu tuzajyana, njye na Yezu tuzagendana. Hari imvugo igira iti ugendana n'imbwa ikagusiga imbaragasa, ariko wagendana n'umugabo akakugabira. Imbwa twayigereranya n'ibigare tuba turimo, abantu badutoza ingeso mbi. Abo ugendanye nabo nyine ugira ute? Naho kuri izo mbaragasa, nirinze kuvuga umwanda, nirinze kuvuga isayo, izo mbaragasa nyine. Ariko wajyana n'umugabo, wajyana n'abantu beza, nawe ukaba mwiza nyine, kuko uri kugenda nyine ubigana, ubigiraho, bityo koko mukagendana nabo. Twebwe rero tujya gukora urugendo hamwe na Yezu, tugendane na Yezu kugira ngo atugabire iki? Gukomera, atugabire ihumure. Mwitinya nimukomere. Hamwe n'urugendo na Yezu turaza kuzirikana ya mvugo igira iti kumvira biganisha kumva. Ubwo tuza kuzirikana ko iyo wajyanye na Yezu koko bigusaba nanone kuruha, kwakira umuruho, mukajyana nyine ko Yezu abakugize umwihariko we, nuko nawe mukagendana nyine, ukarya ku biryo Yezu yariyeho, ukanywa, nirinze kuvuga inzoga Yezu yanyoyeho, ibintu byose mukabikorana na Yezu. Ibyo Yezu byose akoze ukamukurikira kandi ukamukurikiza. Ubwo kugendana na Yezu kandi urugendo rwe rugana kumva, ariko kumva akazazuka. Wabare urupfu n'izuka bye, nuko tukabisangira na Yezu. Hari ijambo ry'igifaransa ryitwa compagnon, biva ku magambo abiri y'ikilatini kumupanem, bishatse kuvuga ngo avec le pain. Ni nko gusangira umugati n'undi, umuntu umusangira ngendo. Rero natwe turifuza kuba compagnon, turifuza guherekeza Yezu, turifuza kujyana na Yezu uyu munsi, urugendo hamwe na Yezu. Mu isomo rya mbere turumva koko urugendo Imana yakoranye na Aburahamu, umukurambere w'ikirangirire. Imana gukorana na Aburahamu urugendo imutegura kuzaba umukurambere w'abemera. Aburahamu twumvise amasezerano Imana imusezeranya, ibyo izamukorera, ikamutora, bityo ikamutuma. Ariko iri somo ryari riryoshye ubwo rijya gusoza, batwereka uburyo Aburahamu nawe nubwo ari gukorana urugendo n'Imana, ariko atagenda wenyine, bajyana nande, bajyana na Loti, ajyana na Wakunda. Bagize bati nuko Aburahamu aragenda agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Amen, amen, amen. Nguko uko umuntu ugendana n'Imana akora ibyo Imana imubwirije, akora ugushaka kw'Imana, kumvira Imana, bityo koko mugakorana urugendo n'Imana. Uru rugendo rero Aburahamu agiye gukorana n'Imana ni urugendo rumukura mu gihugu yari arimo, Imana ikamwereka igihugu koko cy'isezerano, igihugu cya Kanahani. Nuko rero umuntu uri kumwe n'Imana ntahungabana, umuntu uri kumwe n'Imana ntatinya, kuko abazi ko nyine abayizeye uwo basezeranye, abayizeye Imana basezeranye. Nk'uko no mu mugezi bari kubitwibutsa uburyo umuntu yishingikiriza Imana ari ku rugendo, ubwo yagize ati Uhoraho ineza yawe iraduhoreho, kuko amizero yacu agushingiyeho. Amen, amen, amen. Gushingira kuri Uhoraho, kujyana n'Uhoraho, ugerayo amahoro. Iyo wagendanye n'Imana ugerayo amahoro. Isomo rya kabiri ryo riraza ritwereka koko urwo rugendo twakorana n'Imana, uburyo koko twarushyira mu bikorwa n'urugendo twakorana bagenzi bacu hano ku isi. Ubwo twumvise Paulo mutagatifu, nari ngiye kuvuga wari umubyeyi wa Timote ndetse na Tito mu kwemera, anawe agiye ashinga amakoraniro aho yari ari kogeza ubutumwa. Turumva uburyo abafata nk'abana be. Aho ngaho nyine ni mu rugendo rw'ukwemera, uwo mwasangiye urugendo rw'ukwemera, uwo mwasangiye isengesho, ahinduka umubyeyi wawe, ahinduka umwana wawe. Niyo mpamvu Paulo mutagatifu nawe ari kwibutsa Timote uwo mugenzo mwiza wo kumvira uzamufasha kuko wogeza inkuru nziza. Iryo ni itegeko rya kane mu mategeko y'Imana, urajya ubaha ababyeyi bawe. Aha kubemo inama umubyeyi agira umwana we. Ubwo Paulo mutagatifu atangira ngo umwana wanjye nkunda, ngo urwo rugendo rw'umubyeyi n'umwana badasigana, umubyeyi agenda atoza umwana imico myiza. Nka Paulo mutagatifu andikira Timote, ni koko bakristo bavandimwe muzacungere mu buzima busanzwe, uwo ukunda uramwandikira, uwo ukunda
uramuhana uri kumuhanura atari ukumuhanura, uwo ukunda uranamukosora nk'uko Timote ari gukosorwa na Pawulo. Yavuga Kilatini igira iti qui ben amat ben castigat, qui aime bien châtie bien. Nguwo ukunda buryo uramukosora. Ngire risana iri hagati y'umwana ndetse n'umubyeyi ngo Pawulo Mutagatifu maze kubitugaragariza. Iyi sano rero turayikomeza nanone mu ivanjiri y'uyu munsi ubwo twumva Imana Data urukundo ikunda umwana wayo. Yayibukiro rya kane twahereyeho mu mibukiro y'urumuri, Yezu yihindura ukundi, dusaba inema kumurangama no kumwumvira. Imana rero idutegeka kumvira umwana wayo Yezu Kristo, umwana wayo ikunda, yemeye kutwitangira kugira ngo dukire. Imana yemera kumuduha kugira ngo dukire. Urugendo Imana ikora n'umwana wayo na Yezu Kristo umwana w'Imana nawe akorana urugendo n'intumwa ze, maze koko akajyana nazo, kujyana na Yezu mu rugendo. Nuko rero agafata Petero, Yakobo ndetse na Yohani akabajyana, nuko bakajya mu mpinga y'umusozi muremure. Bari bagiye gukora yiki? Tujya kuzirikana ivanjiri Yezu yihindura ukundi, la transfiguration. Tujya kuzirikana impamvu enye z'ingenzi zatumye Yezu yihindura ukundi, maze koko nawe uze gusobanukirwa ukuntu wakorana urugendo na Yezu n'ibyiza mu rugendo hamwe na Yezu. Impamvu ya mbere Yezu yihinduye ukundi ni ukugira ngo aduhindure beza, ni ukugira ngo tube beza. Ubisesenguye neza, Imana yo kubera ko ihora ari ndahemuka, nta na rimwe igihemuka, Imana ihora ari nziza buri gihe cyose, ni nkaho ntabwo ari Yezu wihinduye ukundi, ahubwo n'amaso ya Petero yahumutse, noneho bajya bamureba uko ari koko. Nuko rero Yezu ntabwo akeneye guhinduka, ahubwo ninjye nawe dukeneye guhinduka kugira ngo tube beza. Yezu rero tujyana no ku musozi kugira ngo twongere tubone neza, nk'uko ba Petero nabo Yezu abategura guhinduka igihe najyanye na Yezu ku musozi, kuba mwiza kurenza uko nagiyeyo. Iyo nagiye mu isengesho ngomba kuvaho ndi mwiza. Ngibyo isengesho Yezu ategura ba Petero kugira ngo baveyo ari beza. Impamvu ya kabiri, c'est pour notre salut, ni ukugira ngo tugire umukiro. Twibuke ko uru rugendo rwa Yezu nk'uko ivanjiri yabisoje uyu munsi, ni ugutegura urugendo rwa Yezu. Yezu ugiye mu nzira y'umusaraba, ariko inzira y'umusaraba harimo ububabare, urupfu ndetse n'izuka rye. Yezu Kristo rero kudutegurira umukiro, na niyo mpamvu nari ngiye kuvuga agiye gukopeza ba Petero gato, maze koko abategurire kwihangana, abategurire ibigeragezo bazahura nabyo nyine mu nzira y'umusaraba. C'est pour notre salut. Bityo ba Petero bakamenyera buhoro buhoro amayobera matagatifu, amayobera yo gucungurwa kwa muntu. Impamvu ya gatatu, la révélation de la Sainte Trinité, ni ukwihishura k'ubutatu butagatifu. Ubwo Imana ubwayo ihamirije ba Petero iti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve. Amen, amen, amen. Nguko guhinduka ukundi kwa Yezu biduhishurira Imana mu butatu butagatifu, bikaduhishurira uwo mubano Imana Data ifitanye n'Imana Mwana. Natwe nk'abana b'Imana, umubano tugomba kugirana na Yezu Kristo nk'abari ku rugendo nyine, nk'abajyanye na Yezu ku rugendo. Icya kane twazirikana ko urugendo rwa Yezu ndetse n'intumwa ze ni ba Petero. Yezu yashatse gufata umwihariko Petero, Yakobo na Yohani. Kubera iki? Hari amabanga akomeye yabateguriraga kuzashingwa, bityo akabategura hakiri kare kugira umwihariko. Nanjye iyo najyanye na Yezu Kristo mba n'umwihariko wa Kristo, iyo nemeye tukajyana mba n'umwihariko wa Kristo. Nanjye kandi mba niteguye kumukurikira ndetse no kumukurikiza. Bityo nanjye nkiyemeza ko ibibazo, ibitotezo, ibyago nahura nabyo byose mu rugendo ngomba kubyihanganira, ariko nkemera ko Yezu Kristo ari bugufi. Kubana na Yezu Kristo muri buri rugendo, haba mu byago, haba mu bibazo, haba mu byishimo, nkaba ndi kumwe na Yezu Kristo. Kuba umwihariko wa Yezu Kristo rero nako kantu Yezu Kristo ashobora kuntegura indirectement kugira ngo koko nzamufashe gutwara umusaraba, nzamufashe mu nzira y'ububabare, nzamufashe kugira ngo koko anyibutse, antegure ko ngomba gukomera ndetse no kuzakomeza ibyiwe, inkuru nziza ye. Nguko abakristo bavandimwe, ugendana na Yezu Kristo arakomera kandi koko agakomeza. Ikizakubwira ko utari kumwe na Yezu nuko ibyo wakoraga bitazakomeza nyine, kuko nyine bitazaba bikomeye. Ariko urugendo rwose uzakorana na Yezu Kristo, kizakubwira ko rwagenze neza, nuko nyine uzakomera kandi ugakomeza. Ngiryo itegeko mukristo wese agomba kuzirikana igihe ukoranye urugendo na Yezu. Ese mukristo muvandimwe, wowe wari wakorana urugendo na Yezu ngo nawe uhinduke uko Yezu Kristo ashaka, atari uko wowe ushaka. Natwe abakristo bavandimwe tujye tuzirikana ko mu isengesho igihe cyose twagiye gusenga ni nko kujya ku musozi. Nagiye mu kiliziya, utahana iki uva yute?
uvayo uhumura ubuyezu, uvayo uhumura ubukristo, cyangwa uvayo nk'uvuye mu muvure uri guhumura imbetezi, akabya bindi ngo ubushitani bw'inzoga ngo bugendera mu mbetezi. Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rumwe rw'abakristo rwibasiwe n'ubukene, ngo umugabo ndetse n'umugore nyine bari bafite abana bajya kuba benshi. Nuko ngo umunsi umwe haza kugira umuntu w'umubose wa kure aza kwitegereza urwo rugo, koko aravuga ati ko biri kose reka nkore ibishoboka byose nanjye ngire umusanzu ntanga muri iriya rugo, reka mpereze umugabo wo muri urugo akazi kugira ngo yite ku muryango we maze ubukene buve muri iriya rugo. Nuko umubose akojeje irya jambo muri urwo rugo, umugore ndetse n'umugabo barishima n'abana barishima, kubera ko nyine papa agiye kugira gute, agiye kubona akazi kazajya kamuhemba, bityo urugo rukamererwa neza. Ngo ako kazi yagombaga kugakora mu mezi 4. Nuko rero ngo umugabo aza kuvuga ati kameme kugira ngo akazi ngakore neza, kandi koko umugore wanjye ejo atazankeka ngo amafaranga nayariye, reka musare njyane n'umuhungu we akunda w'imfura, ubundi koko tujyane abari uzajya umbikira amafaranga, ejo n'ejo ubundi umugore atazankeka ngo amafaranga narayiriye narayamaze. Nuko umuhungu we w'imfura ngo akitwa Fisi. Uwo Fisi rero kaba yari Fisi sheri nyine yakundwaga na nyina cyane. Nuko rero nyina aramumuhereza ngo bajyane na se kugira ngo ajye abikira se amafaranga azajya ahembwa, bityo koko amezi 4 narangira bagaruke mu rugo, ubundi koko batunge umuryango kubera ko bazaba bamaze gukora akazi. Rero bari bagomba kujya kugakora kure, aho bagombaga gucumbika bakabayo Fisi na se, son père son fils. Nuko rero bageze ku kazi, Fisi we yagumaga mu rugo aho bari bacumbitse, ubundi papa akaba ujya ku kazi nyine agiye gukora. Nuko rero ukwezi kwa mbere kurarangira, ubwo buri kwezi bagomba guhemba wa mugabo amadolari 200 buri kwezi. Nuko rero wa mugabo bamaze guhemba amadolari ya mbere ukwezi kwa mbere kurangiye, wa mugabo rero amaze gushyikira rwa rufaranga aravuga ati kameme kugira ngo koko nanjye ndushe kugira ubwisanzure, nzajya mfata 1/2 ngiye Fisi akibike, ikindi nanjye koko ngira uburyo nduhukamo nuhuke neza. Nuko urumva 1/2 akageza Fisi buri kwezi, ikindi 1/2 nawe akagitwara ubwo amadolari 100 mwake. Nuko wa mugabo papa Fisi aza guha Fisi itegeko, aramubwira ati umva rero Fisi, aya mafaranga nguhaye ni ukuyabika bikomeye cyane, uzajya uyakoresha igihe nkubwiye, uzajya uyakoresha icyo nshatse, icyo nakubwiye, icyo nagutegetse, icyo nashatse. Nuko Fisi iryo tegeko araryikiriza gukora ugushaka kwa se muri aya mafaranga hawe. Fisi amafaranga arayabika. Ngo nuko rero umunsi umwe ukwezi kugiye kurangira hafi aho ngaho ngo baritegura kuguhembwa ukundi, ubwo urumva ukuntu umugabo yajyaga ajya kuruhuka. Nuko agiye kubona ubwo umunsi umwe ngo yaravuye kuruhuka, agiye kubona abona Fisi acigatiye itabi nawe ari gusomaho, agatabi mu kanwa ari gusomaho. Nuko se aramucyaha ati uri gukora ibiki sha, ibi ni biki uri gukora? Fisi ngo aramusubiza ati nanjye nari ndi gukora icyo wambwiye. Ubwo se iyo mvuga ahita yumva cyane ku buryo bwihuse, ahita yibuka nawe ibyo yararimo, akeka ko Fisi ashobora kuba yamubonye. Nuko ararucararumira, nuko iyo ngeso yo kunywa itabi papa ntiyongera kuyisubira, ngo hato Fisi nawe atazagira gute, atazamwigana. Nuko ukwezi kwa kabiri kurashira, nanone barongera baramuhemba. Ukwa kabiri gushize nanone afata umugabane umwe awuhereza umuhungu we ngo awubike, undi mugabane nawe ngo ajye kuruhukamo. Iminsi yose ko agiye kurikira, igihe cyose avuye gukaza akajya kuruhuka, igihe cyose avuye gukaza akajya kuruhuka. Ngo nuko rero umunsi wa nyuma w'uko kuruhuka muri uko kwezi, ahindukiye arangije kuruhuka asanga Fisi ari gukina urusimbi. Nuko aramucyara amubwira ati Fisi ibi ni biki urimo? Nuko Fisi aramubwira ati narindi gukora ibyo wanyeretse, narindi gushyira rya tegeko wampaye mu bikorwa. Nuko se yibuka ko ibyo yararimo byose uko yaruhukaga yarari gukina urusimbi, ndetse na rwa rufaranga rwose baruriye barumaze. Nuko rero umunwa ngo cwe ntiyongera kugira uko yakura Fisi, ariko papa we barataha afata ingamba yuko atazongera gukina urusimbi, hato Fisi koko atazajya areba ibintu akora nawe koko akabyohokaho. Nuko kwezi kwa gatatu koko kuragera, nanone bongera barabahemba. Wa mugabo nanone afata igice kindi agihereza umuhungu we, ikindi nawe arakijyana muri kwa kuruhuka, uko avuye gukaza akajya kuruhuka, avuye gukaza akajya kuruhuka. Nuko rero ngo umunsi wa nyuma kuruhuka muri uko kwezi ugeze, ngo asanga Fisi ari kunywa inzoga bikomeye cyane, inzoga zikomeye cyane, byumvikane ameze nk'uwasinze. Nuko se aramubaza ati Fisi uri mu biki, Fisi uri mu biki? Nuko Fisi aramubwira ati papa nani kubahiriza itegeko wampaye ko ngomba gukora nyine icyo wanyeretse. Nuko se n'isoni nyinshi abura ukuntu yacyaha Fisi, maze afata icyemezo cy'uko atazongera gusubira mu nzoga, hato Fisi nawe atazajya murebera, atazajya mwigana. Nuko barataha, ukwezi kwa kane koko nako barabahemba, babahemba ya mafaranga nanone amadolari 200. Maze koko yongera guha umuhungu we
igice kimwe nawe afata ikindi kugira ngo ajye kuruhukamo. Wa mugabo none avuye kuruhuka umunsi umwe asanga fisi yinjiye mu nzu y'indaya, ntumbaze ibyo yari ari gukora. Nuko se yifata ku gahanga areba ibyo umuhungu we arimo aho ngaho nyine mu nzu y'indaya. Nuko se aramubwira ati fisi uri mu biki? Maze fisi aramubwira ati papa wowe se nari ndi gukora ibyo unyeretse. Nuko se muri ako kanya ahita yibuka nyine uburyo uko kwezi kose uko yagiye ataha avuye ku kazi yahitaraga mu nzu y'indaya. Ubwo fisi nawe akaba ari kugira gute, akaba ari kumugenzura aho se hose anyura kugira ngo koko akora ibyo se yamweretse. Nuko rero igihe cyaje kugera koko ka kazi kararangira nka y'amezi 4 nyine nk'uko kontara yabiteganyaga nyine amezi 4. Nuko wa mugabo koko abwira ngaho tujye mu rugo kuko akazi kacu karangiye, kontara yacu irarangiye. Nuko bageze mu rugo ngaho naho for uburyo aho mu rugo bagiye kubakira n'ibyishimo byinshi kuko nyine bavuye guhaha. Niba mukurikiye bagaruye amadolari angahe. Uyu mugabo yakiza kuba inyangamugayo koko bari gukora amadolari 800 koko niyo mwakurikiye, ariko yafashe igice kimwe agihereza umuhungu w'amadolari 400 na niyo fisi nyine ubwo yarabitse. Nuko umugabo n'ikizere cyinshi nari ngiye kuvuga no kwiyemera ndetse no kwishongora ku mugore ngaho umugabo nyine uva guhaha koko afite agakapu mu mugongo karimo ihaho, uburyo yishongora ku mugore ati fata kari mu mugongo. Nuko rero umugore n'abana basigaye mu gihe bishimye koko bagiye kwakira abantu bagiye guhaha, fisi na se bagiye guhaha. Ubwo ni nkaho bazanye nk'amadolari 400. Wa mugabo koko abwira umugore ati fisi no wabikaga abitsa amadolari 400 kandi namusabye ko ntacyo azakora ntakimweretse, icyo azakora cyose nicyo nzaba namweretse muri aya mafaranga. Ubwo rero afite amadolari 400, genda umusa amadolari 400 maze ko tuyakoreshe mu rugo rwacu. Wa mugore koko atangiye asabye umuhungu we amafaranga. Nuko fisi ateranye n'ababyeyi be bose ndetse n'abarumuna be atangira avuga uburyo yabonye amafaranga n'ibyo yakozemo. Nuko aratangira muri amezi 4 amafaranga uburyo yakiriye yose n'uburyo yagiye akoresha mu gushaka kwa se ku itegeko rya se. Nuko avuga ukuntu kose yagiye akurikira se agiye kunywa itabi, uburyo bwose yabonaga tarifu bashyizeho, ibiciro bashyizeho mu kugura iryo tabi rya buri munsi nawe nibyo yagiye akoresha nyine. Nuko nawe nyine akanywa bene iryo tabi se nawe ari kunywa uko nyine aramukurikiraga byose, uburyo se yakinye urusimbi, ibyo yakoresheje byose fisi nawe bari ibyo akoresha nawe akina urundi rusimbi. Ukwezi kwa 3 nako inzoga zose papa we yanyoye fisi nawe nizo yanyoye iyo tarifu yose kuko nyine agomba gukora ugushaka kwa se. Nuko ukwezi kwa 4 umubare w'indaya papa we yaryamanye nawe yakurikije ugushaka kwa se, akora ibyo se amweretse na tarifu zose zari ziriho n'ibiciro byose byari biriho. Nuko ngaho nawe tekereza umugore n'abana nyuma yo kumva aho ihaho ryabo ryagiye, ngaho natekereza uburyo urugo rugiye kumererwa nabi. Nuko icyari reception uko bari bahaye akazi gihinduka deception. Telepere telefisi bakristo bavandimwe Yezu Kristo akozwe. Nguko kwa mwana yabajije mugenzi we ati waguha amandazi 10, amandazi 10 gukuramo amandazi 10 hasigara iki? Nuko umwana arasubiza mugenzi we ati hasigara amavuta, amavuta ku ntoki. Bakristo bavandimwe Yezu Kristo akozwe. Uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo mu Kristo muvandimwe, nujyana n'umwana wawe kujya kwiba bizarangira ari kwiba kukurusha ari umujura kabuhariwe. Nujyana n'umwana wawe mu nzu y'uburaya bizarangira ari indaya ku rwego mpuzamahanga. Nujyana n'umwana wawe gukina urusimbi wagize se ngo ntazajya rukina koko agakurenza, kunywa itabi n'ibindi byose ngeso mbi uzatoza umwana wawe uzamenye ko agerere gute azasigarana ndetse akazakurusha muri zo. Bakristo bavandimwe nk'uko kenshi tujye dutoza abana bacu ibintu bibi bakanabikurana. Nutoza umwana wawe neza azayikurana, n'umutoza kugenda ugavura niko nawe bizagenda nyine azajya gukurikira uburyo bwose ukoresha amafaranga, agenda gukurikira bize kurangira koko abaye fils ton fils bishatse kuvuga umuntu nyine ugukurikira kandi agukurikiza nyine. Niwe reka umwana ingeso mbi azagukurikiza, numwereke imico myiza niko bizagenda nyine azayitora, ubundi koko nawe ajye yitoza abandi. Nguru urugo nanone rukomeza kuba koko urugo naringe kuvuga rw'umwaku, urugo rw'ibibazo kandi koko bari bagiye gukurwa mu bibazo. Ese mugabo uyu munsi nta bigare nawe waba urimo bishobora kuba koko byaraguhindanyije aho kuguhindura nk'umwana w'Imana? Mugabo wasaga nawe ibigare by'itabi, ibigare by'abasinzi b'inzoga, ibigare by'urusimbi, ibigare by'indaya, ugasanga ibyo byose byakumariye amafaranga
akazi ukora uhembwa amafaranga iryaguye menshi cyane, ariko nta namwe ucyura mu rugo, warangiza ngo ni nyatsina umwaku. Yego nyine igihe cyose utashoboye gucunga neza amafaranga yawe, igihe cyose wagiye ukora warangiza ukajya kwiruhutsa, ugiye kuryohamo ugafurahamo, ariko uzirikane ngo ugiye gushisha, ariko abandi uraza kubamara, abandi bagiye gushira. Nguko uko twiryohereza mu buzima bwa buri munsi, tukaryoshya ubuzima bwacu, ariko tukaza kwibagirwa ikintu cy'ingenzi cy'uko tugomba nanone kwitangira abandi. Uko kugavura gaspillage, ese ni iki kimara amafaranga iwanjye? Wasanga nkorera amafaranga menshi, mfite akazi kampembe ryaguye, ariko gestion yarananiye, gucunga amafaranga byarananiye kubera ingeso runaka yayamaze, ibyaha runaka nishoramo bikabyaramaze amafaranga yose mfite, none bikaza kurangira koko ndari kubona urugo rwanjye koko rukomeje gukena, bikaza kurangira koko umuvumo n'umwakubiri wanjye koko ngizo zanyatse tujya tubeshyera, kandi koko ntago ndi gucunga neza. Wasanga hari ingeso imeze nk'umwobo ngenda mpunikiramo, ingese, imikungugu, inyenzi, za mbaraga sa twavuze haruguru, bikaza kurangira koko ugendanye na zambwa zikaza gusiga imbaraga sa. Nyamara mu Kristo umuvandimwe, igihe cyose uzacika ku ngeso kandi ko ugatoza n'abandi gucika ku ngeso, uzagira umugisha, ugire koko ineza y'Imana kandi guhoreho. Uyu munsi rero ni ukugerageza tukava mu bigare biduhindanya, maze tujyane na Yezu uduhindura ukundi, tujyane na Yezu natwe duhinduke ukundi, tujyane na Yezu natwe tuvuge neza, dukire. Gukira ntabwo ari amafaranga gusa, ahubwo gukira kuri roho. Tere pere tere fils, ikintu cyose mu Kristo umuvandimwe uzajya ukora, mubyeyi ujye witondera iki kintu. Hari igihe ushobora kugwa mu ngeso, hari igihe ushobora kujya wishora mu ngeso ukagira ngo ntabwo ari gukureba, abana bari gukureba, abagukurikira barakureba, entourage, abantu mujyana bose baba bari gukureba. Niba atanakubona, Imana yo yakubonye. Gukorera uko natwe tugomba kujya dukora, tuzirikana ko turi kumwe n'Imana. Urugendo rwacu hamwe n'Imana buri munsi ikintu cyose ukoze ujye uvuga uti Imana turi kumwe. Niba Imana turi kumwe, nanjye ngomba guharanira gukora neza, kuvuga neza, bityo nawe kuza gutanga urugero rubi, bityo nawe kuza guha abantu urugero rubi. Nta muntu w'umusaza nkanjye w'imyaka 80, nta muntu w'umusaza nkanjye w'imvi ngizi wo guha abantu urugero rubi, ukwereka abandi ingeso mbi. Aha n'igihe nibwiye ko nawe wambonye, Imana yo yambonye. Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, mujye mwumvira. Natwe abakristo bavandimwe, kumvira Imana, dukora ugushaka kw'Imana atari ugushaka kw'abantu. Kumvira Imana kuri iki cyumweru, kwihambura ibigare byose turimo, ibigare bitubuza kujyana na Yezu, maze natwe koko dukorana urugendo na Yezu, tubabarane na Yezu, maze tuzazukane na Yezu Kristo. Amen. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.